kwakira abamisiyoneri baza mu Rwanda, ngira ngo twe generation yari itarabaho, ariko bariho icyo gihe bakiriye ubutumwa koko bisa naho abamisiyoneri baje bari bafite ikindi kintu behind, bafite ikindi kintu gisa naho cyabyaye ubukoroni, kuko babonye religion ifite imbaraga barayikoresha kugira ngo bagere hano. Hanyuma uko generation zigenda zibaho, haza kuvuka n'ubutumwa busa naho uri prosperity, ibisa n'ibivanga abantu. Rimwe na rimwe aho uzasanga amadini cyangwa se amatorero mu Rwanda adahuza bagendeye ku bintu by'imico yari icyo gihe n'uburyo bakiriye ubutumwa. Noneho iyo mutubwira ko mugiye gutegura abamisiyoneri bazagenda kuvuga hanze, tugira ikibazo gikomeye. Uyu munsi hari abo mufite mugiye kubwira bafite bwa butumwa buri prosperity, hari abafite bwa butumwa bwe bujyanye n'imico ya kera. Uyu munsi bisa naho mu Rwanda hari abantu bakiri confused cyane mu bijyanye n'ivuga butumwa. Murabategura gute? Ndifuza ko mutwereka umurongo mugiye gukoresha munini uri butegure babandi baki butumwa bwacyagiye n'izi generation zagiye zivuka. Mbona umurimo hakorewe, mbona natwe itorero ry'u Rwanda tutirengagije itorero ry'u Rwanda ni rito cyane ukurikije ibyo bihugu bindi, ari nacyo gituma wumva twashobora kuba abakoroni b'abandi bava kure, duhitamo kwigenga tukiri bato. Reka nangire mbashimira bene data tugiye kubana, ariko mbere yuko dutangira munyemerere tubanze twiragize Imana. Yesu ashimwe. Turagushimye mwami mwiza, tugushimiye kuri Imana idukunda, tugushimiye uyu mwanya uduhaye kugira ngo habashe kwagura ubwami bwawe muri twebwe. Reka izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twebwe turi abantu buntu, ariko tuzi neza ko mwami Imana ushobora guhagarana natwe ndetse ukabana natwe muri byose bikabasha kugenda neza. Reka utugirire neza, iki kiganiro tugiye gukora kize kugira umusaruro, haba abagikurikiye ndetse nabo tuza kubana ahangaha. Reka uganze rero tuyobore muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Nejejwe no kubaha ikaze bene data b'abanyamakuru, hari abari ku makamera, hari abicaye bagiye kuza kutuganiriza, cyatuza kubana bakaza gutega amatwi, bakaza kutubaza tukabasangiza ibyo dutunze. Amazina yanjye nitwa Ruhogomanzi René, ndi umusangiza w'amagambo, ariko kuri pano turi kumwe n'abakozi b'Imana bagiye kutuganiriza ikintu gikomeye twateguriyeho iyi conference cyangwa se iyi press conference, nicyo bita PAMA. PAMA ndibaza ko muri buze kugira amatsiko yo kumenya ngo niki, ariko mbere yuko nkomeza munyemerere mbakire babibwire kugira ngo tuze kugendana mubazi, ndetse kandi namwe muze kuza kugenda mutwibwira, maze tuze kugirana ibihe byiza kubw'iyi gahunda. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Nitwa Umuganwa Jory, yo mazina yanjye, ndi umukozi w'Imana uko mwabivuze, umukobwa w'Imana. Nkaba nagira ubuntu nanjye bwo kuba muri iyi gahunda yo gutegura igiterane cyangwa se conference ya PAMA. Murakoze. Yesu ashimwe. Nanjye nitwa Paul Ndahigwa, abandi umukozi w'Imana, imirimo nkora umushumba, bishop amatorero ya Eglise Vivante, vice legal representative, n'abandi coordinator w'iyi conference ya Pan African Missionary Association. Murakoze. Yesu ashimwe. Nitwa Pastor Gasana James, ndi umuyobozi w'itorero ryitwa Church of Hope mu Rwanda. Muri iki gikorwa ndi chairman wacyo. Nishimiye kuza kubana namwe kandi turabashimira cyane kuko uyu mwanya Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Barakoze kutwibwira, nubwo turi kumwe namwe turifuza ko namwe abo tugiye tubana baza kugenda batwibwira. Ubwo umuntu aragenda tubwira amazina ye n'ikinyamakuru ahagarariye,
niturangiza dukomeze gahunda. Cyangwa se ikiza nuko umuntu yaza kuvuga amazina agiye gutanga iki agiye kubaza abatari bubaze urivuga nyuma. Nkuko mubona rero aba bene data bari hano imbere yacu cyangwa se imbere yanyu bamaze kubibwira, hari gahunda ngira ngo babashe kutuganirizaho ijyanye n'igiterane kiri gutegurwa cya Pan Africa Missionary Association. Ndaza kuza gusaba kugira ngo batangire badusobanurira ese PAMA niki, igizwe na bande, igizwe ifite iyihe ntego, kugira ngo bize gutanga umucyo cyangwa se inzira nziza kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza. Naza kubanza guhera kuri Bishop Paul, umuyobozi mukuru, akadusobanurira PAMA niki, igizwe na bande, niyihe ntego yaho, noneho nyuma tukaza kugenda turushaho kumenya n'ibindi bari buze kugenda batuganiriza. Umwanya n'uwanyu, murakoze cyane. Amagambo PAMA murumva ko ari amagambo magufi, incamake y'amagambo Pan African Missionary Association, ubwo mu Kinyarwanda tubyita ihuriro ry'abanyafurika b'abakozi b'Imana. Ikaba icyo ni kimwe n'iryo zina rigendana n'imirimo. Abanyafurika bakozi b'Imana bahuje bishyize ubwo butumwa bwiza. Intego nini ari uguhindura Afurika igihugu gishima Imana, kifitema agaciro, kiha agaciro kandi kiri mu murongo mwiza unoze w'abakozi b'Imana. Iyo ntego nini ya Pan African Missionary Association ni ukwagura ubwami bw'Imana muri Afurika, ni uguhuza ingamba z'imirimo myiza y'umurimo w'Imana muri Afurika no guhesha agaciro ibihugu byacu bya Afurika hamwe n'ubutumwa bwiza. Arakoze. Reka nsabe kandi nanone uyu muyobozi wacu atusobanurire se yatangiye igihe ki, imaze igihe kingana gute, ese kwigiye kuba mu Rwanda yaba ariyo nshuro ya mbere cyangwa se hari n'izindi nshuro yaba yarabaye, umuyobozi abituganirizeho. Reka nkuko wabivuze nitwa Gasana. PAMA yabisobanuye national coordinator wacu yuko it's Pan African Mission Association. Intego nyamukuru cyane yayo no kugira ngo Afrika nka continent, murabizi neza abanyamakuru n'abandi bantu mu Rwanda n'isi yose yuko hari mu cyongereza ijambo bita dark continent. Afrika bazi ko ari igihugu cy'abakene, igihugu kidasobanutse, ndetse n'abazana ibintu byose na missionary baze ba mbere bazanye ubutumwa muri Afrika. Afrika ni nka hari ahantu iyo birebye mu buryo bufatika bumva ko nta kintu kizima cyavamo. Imana rero mu 1999 yaje guhiyereka umukozi w'Imana witwa John Johnson, bishop uri muri Nigeria, umwereka ko asabwa gutegura ihuriro rishobora gukangura Afrika ku buryo dushobora gutwara ubutumwa bwiza ku isi. Uko birebye amateka y'isi usanga abirabura cyangwa Afrika dufite potential, dufite abana bafite ubwenge, dufite ubushobozi, baravuga ati nta kindi twakora, reka tu mobilizing itsinda ya Pan African. Nuko mu Pan Africanism ariko ni Pan African ituma dushobora gutwara ubutumwa bwiza mu rwego rwa Afrika, tugahindura abanyafrika, tugakoraho ya myumvire y'abazanye ubutumwa ariko birimo ubukorone mu gikari. So uti bwaba ari ubwa mbere? Oya, bakora mu bihugu byinshi ariko mu Rwanda byatangiye mu mwaka 2015 kubera ko ari ibihugu byinshi bigenda bijya mu gihugu kimwe hagashira nk'imyaka 5 bikongera bikagaruka. So uyu mwaka rero national coordinator yabasabye ko baza mu Rwanda. Ubu tugiye gukora conference ku nshuro yacu ya kabiri hano mu Rwanda, ariko nyuma yaho tugenda tujya mu bihugu bitandukanye. Arakoze cyane. Muri gusa nkaho muri kumva ko ari nk'ibibazo kugira ngo tubahe ishusho ngari ku kijyanye na PAMA, kugira ngo bize no gufasha uza kubaza ukuntu byaza kutubaza wenda ibibazo bigiye byerekeranye n'iyi gahunda. Ikindi ndagira ngo
Pastor Gasana adusobanurire ese uwo mukozi w'Imana ibyo yakoze cyangwa se ibyo yateguye, hagiye habaho kugaragara ko bene data bategura amakonferanse mu gihugu runaka, habaho bije runaka amafaranga bategura, bakavuga ati amafaranga niyo azakora ibintu, yaba ifite bije ingana gute kugira ngo umuntu aka kanya udukurikiye amenye ngo ibi bintu birimo amafaranga cyane birimo amafaranga, hari ikindi kintu kibyihishe inyuma byadufasha kugira ngo tubisobanukirwe nanone. Ubundi ikintu gituma umuntu ashobora gukora ikintu neza nuko ubwo yigenga. Pama kubera ko ari yerekwa Imana yahaye umukozi w'Imana, ikamubwira ngo genda ukangura abanyafrika bagenzi bawe, ubereke ko bafite ubushobozi bwabo. Nta finance zindi zituruka mu gikari, ahubwo araza akabwira wowe nanjye, kuko abanyafrika ubundi amafaranga turayafite. Afrika irakize, irakungahaye, ariko ikibazo gikomeye ni kimwe nuko kenshi dutekereza ko amafaranga yaturuka hanze kandi agomba guturuka mu gihugu iwacu. So icyo uyu mugabo dukorera kandi nanjye nemera 100% nuko tugomba kubwira abanyafrika bacu ko dushobora kwishakamo ubushobozi, noneho tugashobora gukora ibiterane muri Afrika, tugafasha bene wacu muri contest yacu, tutagombye gutegereza umuntu uri buzana amadolari 2,000 yageza hano mu Rwanda akavuga ati rero kugira ngo yaryeho n'ukuri bigenze gutya. Bwa bukorone nanone bukongera bukagaruka mu Rwanda. So nta budget iraturuka muri wowe nanjye na bishop n'abandi bakozi b'Imana. Cyane cyane urabizi mu biterane mu nama tumaze iminsi na benshi mu Rwanda murabizi, ibiterane byinshi byagiye bihura n'ibibazo byinshi, umuntu akazana amafaranga batarategura igiterane ugasanga batangiye kuyeshwaniramo. Icya kabiri ugasanga imitima yabo ihanza amaso ayo mafaranga kuruta guhanga ubutumwa bwiza bugiye kuvugwa, bigatuma dutakaza icyerekezo n'ubunyangamugayo bwacu bugapfa, isura y'u Rwanda cyangwa isura ya Afrika ikangirika. Rero mission nyamukuru nuko twebwe ubwacu dufite ubushobozi twabwishakamo hari icyo twakora, kandi iyi conference izahera kuri 23 kugera 27 kugeza uyu munsi budget twasaze dukeneye $20,000 by'amadolari, hafi $20,000,000, ariko nka 50% sofa tumaze kuzikuramo, kandi tukazakora ubutumwa bwiza ku banyarwanda bacu muri contest ya Kinyarwanda kandi tudasobanuye Bibiliya bitandukanye nk'uko iri. Numva ariko nagusubiza. Arakoze chairman kubwo kudusubiza tukabasha kugira ihishurirwa ryagutse kandi rigari kuri iki kintu. Hari ikindi kintu ushaka kuza kubaza mushiki wacu Jory, ese ko muri muradutegurira Pama hari ikintu yabimariye umugore cyangwa se umwari w'umunyarwanda, yabimumariye iki muri iyo shusho ngari mwatubwiyemo yo kwagura ubwami bw'Imana? Murakoze cyane. Pama rero nk'uko babasobanuriye kugira ngo mwabyumvise, ni umuryango mwiza cyane kandi twabonye ko nta kindi igamije uretse kwagura ubwami bw'Imana no kudukangurira kumenya ko dushoboye. Abagore rero natwe turashoboye. Pama yaje kongera kutubyutsa ngo twibutse ngo turashoboye, dufite imbaraga, dufite ubwenge, dufite ubushobozi. Hari aho rero umugore w'umunyafrika yakunze gusa naho atsikamirwa, asa naho nta gaciro afite, ari kwiga ugasanga higa umuhungu ntihiga umukobwa, ariko twaje kugenda twisobanukirwa. Rero Pama ije kongera kudutsindagirira icyo kintu cyo kutwibutsa ko agaciro nta wundi wakaguha, ni wowe ubwawe uzakihesha. Rero nk'abagore n'abakobwa dufite abagore bazaba baturutse muri ibyo bihugu byo tuzakira hano, bafite ubwenge, natwe dufite ubundi. Ikigiye kubaho nuko tugiye gutyazanya, akagira uko tuzasigara natwe hari impinduka zigaragara umugore cyangwa umukobwa cyangwa umwari n'umutegarugori w'u Rwanda. Murakoze. Arakoze. Reka se nkaho ngana ku musozo none duha umwanya abanyamakuru nabo bagira ibyo babaza. Aha twakoze mu buryo bwo gutanga ishusho ngari y'icyo bita Pama. Aha turi kuvuga kuri Pama, ariko turashaka kumenya ngo mbese Pama mu gihugu kiri mu nzira y'iterambere ndetse cyahuye n'ibi bihe bya COVID, izamarira iki umwene gihugu iyo Pama yabereyemo? Aha naza gusaba ko chairman yakidusobanurira, barangiza tugaha umwanya abanyamakuru nabo bakatubaza. Urakoze muvandimwe Ruhogo. Ndagira ngo wenda baduteze amatwi n'abadukurikirana bose babanze bamenye ngo ubushobozi ubundi ni iki. Mbese ikintu cyose kigiye gukorwa ubushobozi bw'umuntu buturuka mu icyambere nuko umuntu abanza kumenya ko ubwe Pama yaje iki giterane kigiye gukangura abapasiteri bo mu Rwanda ndetse n'abandi bose bazabikurikirana, ari abadamu, ari urubyiruko, ari abakuru, ari abato, yuko muri twebwe harimo ubushobozi. Buriya u Rwanda nk'igihugu, natanga urugero, ibi dukoze byose sirangariye
byahoze mu banyarwanda. Nuko ngo abana b'Abanyarwanda bafite capacity yo gukora iby'isi ikora yose, ariko icyo PAMI izakora ni ugukangura, ni ukongera kubwira umuntu ngo nubwo uri mu gihugu gito cyane ariko birashoboka ko hari ikintu wageraho. Icya mbere tuzagira akamaro ni uko abantu bazakanguka bakumva ko bishoboka. Icya kabiri ni ukubwira abantu ngo mbese mu bukene bwawe, kumva ko uri umukene, kudategereza hanze, ushobora kwibyazamo umusaruro ukigira. U Rwanda rwo rufite icyo bita kwigira, ariko turashaka kwigisha itorero ryo mu Rwanda ikintu cyitwa kwigira no kwishakamo ibisubizo utabitegereje hanze, cyane kuko ubitegereje hanze nta n'icyo ushobora kuzageraho. Niyo mpamvu uzasanga kenshi hari inyigisho zicurika, umuntu agahimba ikintu agukuremo icyo ufite kandi ubushobozi buhari. PAMA rero izahuza abapasita benshi batabahuraga, izakangura abadamu bumve ko bafite ubushobozi bwabo, urubyiruko tuzarwegeranya. Ikindi izabyutsa force igiye guhindura Afurika no kohereza misiyoneri, ku buryo dushobora kohereza mu misiyoneri umwe akajya muri Canada akajya gutunganya ibyangiritse byahariye, cyane ko ibyo bihugu byinshi byahuye n'ibibazo byinshi cyane. Imana ibamugisha. Arakoze cyane ku bisobanuro byiza duhaye kugira ngo bidufashe twese kurushaho kumenya ngo PAMA ni iki, nego kumenya ikimariye abenegihugu, ndetse no kubona muri ibi bihe turimo icyo yafasha umunyarwanda cyangwa se umwenegihugu ibereyemo. Urumva ko ari ikintu kigari. Tugeze muri wa mwanya rero tugiye gutanga bene data b'abanyamakuru bakagira ibyo babaza ku bibazo wenda baba bafite batasobanukiwe kuri iyi gahunda ndetse n'iki giterane. Karibu. Okay, murakoze. Nitwa Ikuzo Emi, ndi umunyamakuru w'Ihumure TV na Radio Umucyo ndetse na Team TV. Hanyuma rero ikibazo cyanjye ni ibibazo bibiri. Ndashaka kwibaza mbariza n'abandi umuyobozi mukuru w'PAMA cyangwa se uwagize iyerekwa yabonye ari irihe kosa ryabaye iyi PAMA ije gukosora mu bijyanye n'iyobokamana mu Rwanda. Hanyuma ikindi yakomeje gusobanura umuyobozi yavuze ati turifuza ko u Rwanda narwo rugira abamisiyoneri dutangira kohereza mu bihugu bitandukanye nabo bakajya kuvugayo ubutumwa. Ntekereza ko waba ari umushinga munini w'umuntu ufite viziyo cyangwa se ufite viziyo mu gushyiraho iyi PAMA n'uw'Imana yasanze iramwereka. Ariko niki mubona umumisiyoneri azavana mu Rwanda amaze kugira mu mitegurire y'iyi PAMA, hanyuma akajyana hanze akajya gutanga mu bandi bantu cyangwa mu bindi bihugu, muvuga muti u Rwanda muri regiyo twavuye aha hanyuma tugeza aha. Ikindi rero narindiho nibaza iyi PAMA yatangiye ite, nicyo kibazo cya nyuma nari mfite. Yatangiye ite, ije mu Rwanda ku nshuro ya kangahe? Nibyo nashaka kubaza mbere yuko wenda tuza kwakira abandi bagenzi banjye baza gukomeza. Reka nsobanure ku kibazo, asubiza ikibazo cyawe ku muntu cyangwa byadufasha kugira ngo umuntu abe ku murongo. Yego. Warubaje ngo niki PAMA ije gukora mu Rwanda gitandukanye n'ibindi abamisiyoneri bakoze bwa mbere. Afurika nka continent cyangwa se nk'umugabane wahuye n'ikibazo gikomeye cyane mu buryo bw'iyobokamana. Abantu bazanye iyobokamana mbere hari byiza bakoze, ariko bazanye package y'ijambo ry'Imana, ariko mu gikari cyayo bazana indi package y'uburyo Bibiliya zigasimbura ibyari hano. Bakigisha abantu Yesu w'i Nazareti twigisha twese, byari byiza cyane, ariko akuvuga ngo ibyanyu byose nta kigenda, dore ibyacu nibyo ngenzi. Ibintu ukabikora utya birapfuye, dore ibyo ukora byiza ni ibi ngibi. Babitangira bitwaje icyo bari butange, bakaguha agafuka k'umuceri kuko ushonje cyangwa se umwambaro, mu gikari cyayo bakaguha icyo bashaka. Burya umuntu wagaburiye byanga bikunda ibyo umubwira arabyumva. Noneho abantu mu kwakira Imana Yesu umwami wacu bamwakira muri contest y'abazungu, ariko bazana none harimo ubukoroni, hakabaho ubusumbane, kandi twese imbere y'Imana turi abana b'Imana. Icya kabiri, abaje mbere baza bakubwira ngo dore ibyiza ni ibi, Bibiliya ikabayo, ariko barangira bakazana imico y'iwabo. Ndatanga urugero, njye nitwa Gasana James, bakavuga ngo izina Gasana bansanganye niswe na data, iryo ni ripagani, irya James niryo rikristo. Kugera nubwo njye byumva nawe unyibarije nk'umunyamakuru, ubundi witwa nde? Nitwa Gasana.
Gasana James turi pagani niri nkako ngo ni Gasana nkemera kugivugira ukibaza se none baza bafata ibyo ngibyo imico ya Afrika ihinduka nk'ikintu kidafite agaciro kandi nkundanga agaciro za Kinyarwanda n'iza Afrika zari zirimo bafata ibyacu bimwe bakabyirabuza ibyo bikera. Niyo mpamvu muzareba ishusho y'umwana Satani, iyo bagaragaza Satani azayirabura Yesu yaza akaza ari inzobe, ntabwo pamije kubizamura ngo bivuganire, ariko nanone bashyiraho umutima w'uko Afrika amaso yahangiriye. Urashaka gutangira itorero ukategereza ko umuzungu wo muri Suwede ari buzakohereza amafaranga, kandi ayakohereza nawe arayasaba. Kumbe hano muri Afrika hari ubutunzi buruta uko bitekereza. Pamije igiye gukora rero igihe ibindi no gukangura Gasana, bati Gasana nubwo rutegereje amafaranga i Burayi nta kiriyo, ahubwo ubushobozi buri hano. Kwigira kwitorero mu Rwanda bizagera ku rwego umuntu utangira itorero wumva ko Afrika ifite ubushobozi ushobora kugira icyo gukora bukamirira Afrika akamaro. Icyakabiri ku kibazo baje ngo mbese aba tuzahugura dutabavuga butumwa missionnaire kubohereza. Ndatanga urugero rworoshye. Iyo ufashe Gasana, jewe ndakomeza kuvuga izina ryanjye, uyu ntego ikangwe tipasa Gasana tukoheje kuvuga ubutumwa muri Tanzania, kuko Tanzania n'u Rwanda kenshi nka 80% ufite ibintu dusa, ibyo kurya birasa, ururimi rwa turasa, imico turasa. Byakoroheranye gutwara ubutumwa bwiza muri Tanzania kuruta umunyamahanga uturuka muri Canada uzaza kuwutanga muri Tanzania. So icyo tuzakora ni iki rero, nuko twe tuzahugura abanyafrika tukavuga ngo dore nimujye kugeza ubutumwa bwiza ku banyafrika bagenzi banyu, mubabwire ngo aho kugira ngo uroho mu nyanja, muri abantu muzi byinshi abanyamakuru cyane, abantu birirwa bagwa mu nyanja bambuka ngo bagenda. Iyo usuzumye usanga nta kindi kibatwara, nuko mu mitwe yabo bumva ko igisubizo cy'ubuzima bwabo kiri hariya, ariko igisubizo kiri hano. Turashaka kwibwira itorero ubwaryo ko rifite ubushobozi bushobora kugira icyo bihindura, bigahindura Afrika muri rusange. Sinzi ikijyanye n'igihe byatangiriye rero, nyakubahwa National Coordinator Bishop yagusubiza, numva ari ibyo ngibyo, kuko kwigira umuntu akamenya ko ashoboye, agahaguruka agashyigikirwa, none tukabatoza mbese ubutumwa butwara uti, ubutumwa buvuga bute. Uyu munsi mwese mukurikira ibiba hano mu Rwanda, wenda no muri Afrika, ubwo umuntu atangira kujya kubwiriza ku ruhimbi, agatajya kubwira umuntu yuko Imana abonye imukoreye igitangaza mujyanye muri Amerika cyangwa muri Canada, ukagira ngo muri Canada na Amerika ni hafi y'ijuru, ndetse n'ubonye visa agakora celebration agatumira abantu ati mushima Imana nabonye visa yo kugenda, urajyaye ko muri Amerika babakene bariyo no muri Afrika bari. Ariko dushaka gukangura abashumba bo mu Rwanda no muri Afrika kumva ko dushobora kugira ibyo tugeraho hano, ahubwo tukajya gufasha biriya bihugu. Ngire umugisha tutarakira umuyobozi mukuru ufite viziyo wari ugisubiza ibintu bisa n'ikibazo n'ubundi nari nsigaranye. Twakira abamisiyoneri baza mu Rwanda, ngira ngo twe generation yari itarabaho, ariko bariho icyo gihe bakiriye ubutumwa koko bisa naho abamisiyoneri baje bari bafite ikindi kintu behind, bafite ikindi kintu gisa naho cyabyaye ubukoroni, kuko babonye religion ifite imbaraga barayikoresha kugira ngo bagere hano. Hanyuma uko generation zigenda zibaho haza kuvuka n'ubutumwa busa naho uri prosperity, ibisa n'ibivanga abantu. Rimwe na rimwe aho uzasanga amadini cyangwa se amatorero mu Rwanda adahuza bagendeye ku bintu by'imico yari icyo gihe n'uburyo bakiriye ubutumwa. None iyo mutubwira ko mugiye gutegura abamisiyoneri bazagenda kuvuga hanze, tugira ikibazo gikomeye. Uyu munsi hari abo mufite mugiye kubwira bafite bwa butumwa buri prosperity, hari abafite bwa butumwa bwe bujyanye n'imico ya kera. Uyu munsi bisa naho mu Rwanda hari abantu bakiri confused cyane mu bijyanye n'ivuga butumwa. Murabategura gute? Ndifuza ko mutwereka umuntu mugiye gukoresha munini uri butegure babandi baki butumwa bwacyagiye n'izi generation zagiye zivuka kugeza uyu munsi. Ni inzira ebyiri zoroshye cyane, uko bivuze 100% niko biri, kandi wakoze kuko icyo kibazo kizumbajije. Ubundi guhindura ibintu ntago ari ibintu bikorwa umunsi umwe, ni processes. Dushobora gutangira pama uko twatangiye mu myaka 30, mu myaka 30 uhereye uyu munsi ugasanga cya kintu cyamaze gutungana. Icyakabiri kuko tugifite abantu 70, simvuga percentage ko nta statistics nakoze, ariko usanga abantu benshi bategereje ko ikintu giturutse hanze cyose kiba ari cyiza. Twebwe icyo tugomba gukora mu gutoza aba batoya n'abazaza kugira ngo duhangane n'icyo uvuze prosperity, kuvuga ibitangaza.
ubutumwa bw'ibitangaza 90% burata umuntu ntabwo burata Imana. Undi avuga ati Imana yankora igitangaza, impindege, imimodoka, imavewe, ibyo byose nta kintu Imana ifite mu ruhare, nta n'ishimwe ryayo. Imana irajwe ishinga no kubona abantu bahinduka bakava uko basaga bagashobora gusa neza. Twebwe rero nidutegura iki kinyejana, ikinyejana kizagikurikira n'ikizagikurikira, tuzaba tumaze kujya ku murongo, cyane ko dukangura ibigo byose kimwe mu biriho. Niba wakurikiye hari icyo bita point number 2, iravuga mobilizing men, women and the youth for strong force to ministry. Hangaga umuntu ugiye kujya Imana wese agomba gutegurwa mbere yuko atangira. Ushobora kumbaza uti se muzabategura muti? Twebwe ntabwo dufite ikitwirukankana, niyo byamara imyaka 100, ariko nibura bizaba bimenyekanye yuko umuntu ujya gukora igiterane hano. Birababaje inshuti yanjye, izina wambwiye ko witwa Ikuzo. Ni gute umuzungu aturuka mu gihugu kimwe akaza hano yitwaje 3,000 cyangwa 10 by'amadolari, agahamagara Gasana n'abandi bantu, agatukoresha igiterane, akatwishyurira amatike adutaha, akatugaburira. Wibuke yishyura itike ndi yamuzanye, yishyuriye hacumbitse, aratugaburiye, aratwigishe, ngo yanarangiza akaduha n'igihumbi cyangwa 2 biducyura. Uwo muntu turi mayibobo. Think about it. Turifuza kuvuga ngo mbese niba wishyura itike y'indege, je ntabwo nagaburira bahari. Noneho iyo udafite uruhare mu cyo ugiye gukora, nta n'ijambo ugiramo. Afrika yagombye kumenya ngo igihe cyose udafite percentage y'icyo ushyira mu cyo mugiye gukora, you don't have a say. Wowe ni yes yes yes, bigatuma wa muco bwa bukorone mu ijambo, ake bakoresheje ubukorone mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turakangurira hari developing, hano hari aho twavuze point number 6, building network program, that's it. Ariko number building leadership training and mission centers. Turashaka kuzubaka ibigo. Gifite ikigo cy'ishuri cyitwa Kigali Christian Academy, I think you know that. Ariko my objective is this: we raising abana bakiri batoyi b'imyaka 3, kuva ku myaka 3 ukamwigisha gukunda igihugu, patriotism, integrity, love, personal, ku buryo umuntu mu myaka 50 nyuma yuko twe tugenda tuzasiga ikinyejana kizima. Bira bihugu by'Iburayi ikintu baturusha muri Afrika turi mu kubwira abantu, ategura ibintu by'imyaka 100. Twebwe rero dutegura ibintu nk'abazataha ejo. Niyo mpamvu uzasanga umuntu yishimira kubakisha rukarakara, akarwanya kubaka etaje, kubera ko bira birimo ferabeto kandi biroroshye. So turamabranding itoro ry'Imana ku buryo umuntu azajya azimbera gwe ngo tanga 1,000 kugira ngo ubone umwana umuseke, bitewe n'imyumvire. Imana iguha igitangaza, tanga miliyoni. Imana ntigura, ntago ari win-win. We are given free and receive free. People should know that. Daka gusubiza igihe byatangiye n'igihe bimaze. Gusubiza icyo ariko nagira ngo mvuge no kuri prosperity gato, kuko prosperity bayitekereje mu mafaranga, mu mazu, n'ubugingo bwawe bushobora kuba prosperity. Ubugingo bwawe uruhande rumwe rero tuvugane ni iyo prosperity mu buryo bunoze bushimisha Imana, buhera mu bugingo bw'umuntu, ihera mu mitekerereze yawe, ihera mu myifatire yawe no mu gaciro wiha. Yagakatinzeho cyane. Hari irindi jambo wavuze uti icyo baje gukosora ku bandi missionaries. Ikamwe urugero kandi rwanitsa muri 1930 na gangaya na gatatu revival zato. Iki gihugu cy'u Rwanda mu bihugu byo East and Central Africa bagize revival iturutse mu Rwanda, ariko nyuma yaho igihe gito haza kuba intambara nyinshi ndetse zaze gusigana za genocide. Means ububyutse bwaraje ariko ntibwakomeye cyangwa ngo bukomezwe, kuko byari ubutumwa bw'ubutirano butaraba ubwacu bwite ngo abari twe tubutanga. Ntitwashobora rero kuyikomeza ngo uyu munsi ibe yarashoboye no guhangana n'ibibi byayikurikiye. Icyo ntabwo ari ikosa ry'abayigize, ariko ni ubukene bw'ubumenyi no gushyira mu bikorwa ibyo bamenye ngo bibe umuhamagaro wo kuzamura Afurika mu kwikura mu buretwa bwo gukolonizwa no mu buryo bw'itorero. So prosperity yo rero niyi ibyo dukora niyo, kuko dushobora gutekereza tukanakora
kandi tuganisha aheza haruta. Okay. Uti yatangiriye ryari? Yatangiye mu 1999. Actually ni abantu bari bagiye muri conference y'umuzungu, ariko barangira bavuga ariko kuki muri Afurika tugomba guhamagara abantu ngo baze, natwe ijambo ry'Imana turarifite, ubushobozi turabufite, abakozi b'Imana barahari, twebwe icyo tubona ni iki? Sanga ikirimo cya mbere gikomeye ni ukudahura ngo bahuze izo mbaraga. Iyo abari nayo ntego nini. Afurika abakozi b'Imana bihuje bagatekereza ibyo gukora bizamura Afurika holistically mu buryo bwose bw'umwuka nk'itorero, muri abo ba missionaries, mu buryo bwo guhuza abakozi b'Imana, mu buryo bw'ubucuruzi bacuruzanya, mu buryo bwo guhuza intellectuals, mu buryo bwo guhura bagatekereza igihugu Africa continent nziza bakeneye kubamo. Ikibura ni iki? Nibwo baza kubaho ikibura ni disunity. Igikwiriye ni ukwiyuniting, and that is where we are. Kwihuza nk'ibihugu, kwihuza nk'abakozi b'Imana. Inyungu yo mu Rwanda rero nuko abatorero yose, abakristo bose, abanyabadini bose, uko yiyumva ukwari akwiye guhura na bagenzi be, kubakana imbaraga zikomeye zishobora gufasha hirya no hino iwacu bwite n'abandi baturanye, kandi no kugira iyo connection muri Afurika. Buri wariwe wese aho ujya ukwakirwa ukaba ufite mwene so. Ni ijambo rikomeye kumenya kubaka ubumwe muri Afurika, tugahuza imbaraga muri Afurika, tugakorera Imana kimwe mu mbaraga zihujwe. Amen. Imana imuhe umugisha ndetse kandi tunamushimira. Prince sinzi nawe afite ikibazo nawe cyangwa babimubarije. Murakoze. Nitwa Prince Shumbusho, nkorera kuri Flash TV ndetse no kuri Ahupa Vision Radio. Mfite ibibazo bitari bikeya nifuza kubaza ku bijyanye na PAMA. Icyambere nifuza kumenya ahantu ibihugu PAMA ikoreramo muri Afurika, niba bizwi nyirizina umubare wabyo. Hanyuma niba ifite n'icyicaro cy'ahantu yabikorera cyangwa ahantu kugeza kuri uyu munota tuvugana, nubwo ije gukora iyi conference mu Rwanda, ariko niba ifite icyicaro nyirizina cy'ahantu ibarizwa. Mu Rwanda nanone nabwo nagize amatsiko yo kumenya uburyo ikora mu Rwanda. Ni gute ikorana n'amadini cyangwa se n'amatorero atandukanye ari mu Rwanda? Ese bihura bite n'aya madini atandukanye tuzi cyangwa se amatorero tuzi aba hano mu Rwanda? Ni gute mukorana nayo, cyangwa se ni gute ikorana n'ayo madini? Nibajije n'ikindi kibazo, ndibaza nimba ayo madini wenda dufite hano mu Rwanda, iyo ajoininze PAMA, nimba bari nk'umunyamuryango wa PAMA nyirizina, nabyo muraza kubidusobanuriraho. Nimba se ari byo nk'amadini cyangwa se amatorero atari abanyamuryango ba PAMA, byo bisaba iki kugira ngo idini cyangwa se itorero runaka, ndavuga njye ni kuvuga mu Rwanda, kugira ngo rijoininge PAMA birasaba iki? Izihe nzira bicamo? Hanyuma mutwemerere nanone muze kugaruka mu buryo burambuye kuri iyi conference irimo irategurwa ku itariki ya 23, muyigaruke mu buryo burambuye, ndetse n'abari bavugabutumwa muze kudufasha mu bagarukeho, cyangwa se bara bishop batandukanye bashobora kuzagira uruhare muri iyi conference. Ibihugu baba baturukamo, kuko nko kuri afishe turabona amazina gusa, ariko ibihugu baba baturukamo ntabwo umuntu yahita bisobanukirwa. Donc mwinjire kuri conference nyirizina, muyirambureho, muduha amakuru yayo, uko izabiteye, aho izabera, kuko ise mwahisemo kuyikorera muri Vivante. Vivante yaba ariyo nyirizina ikorana na PAMA cyane hano mu Rwanda. Ibibazo nk'ibyo ngibyo nyine kugira ngo buri muntu wese agerageze gusobanukirwa. Murakoze.
arakoze cyane Prince ku bibazo abajije byiza by'ingenzi ndetse n'abandi ngo nasaba ko babidusubiza bahereye ku kivango ni ibihe bihugu PAMA ikoreramo ndetse nk'ifite icyicaro. Ikindi yabajije ngo mu Rwanda ikora gute, ikorana n'amadini gute, amadini ese aba ari abanyamuryango, mu gihe ari yego bigenda gute, mu gihe hari undi ushaka kugira ngo yihuze na PAMA agendane nayo. Ikindi yasabye cyane gikomeye ni ugutanga cyangwa se kubona ishusho y'iki giterane cya PAMA ndetse no gusobanurirwa abantu b'abakozi b'Imana bariyo hano baturutse hehe, ni bande, bizagenda gute, kizabera hehe, kuki hari hamwe tubona cyateganijwe kubera kuri Vivant, niyihe mpamvu? Murakoze cyane. Nagira ngo ariyo mbwe ko ukora Inkorera Flash TV na Hopa. amazina Yitwa Prince. Ndagira ngo birashoboka ko tubikurikiranye ko babibaje cyangwa umuntu byaba byiza sofa kugeza uyu munsi dufite conference mbere kuri conference then aza kukubwira amazi cyangwa reka duhere kuri we akubwire ibihugu PAMA ikoreramo kugeza uyu munsi. Icyo twakubwiye nuko yatangiwe n'umugabo muri Nigeria witwa Bishop John Johnson Dr. atangira ari mu giterane cya aho yari yahuye cyahujwe n'umuzungu Bishop yabivuze, ariko icyicaro cyayo gikuru kikaba kiri Nigeria. Icyicaro ni Nigeria. Ibihugu bizaza mu Rwanda bimaze gukonfaminga sofa ni 24, ariko kuko he knows more than me icyo abari gusubiza kuri icyo Imana ibamugisha ndaza gusubiza kuri conference itegeraho. Murakoze. Cyatangiye mu gitekerezo cy'umunaigeria ari conference yabereye muri South Africa, hanyuma aza kujoiningwa n'undi wo muri South Africa, ari babiri barara amajoro 3 batekereza kuri icyo gitekerezo cyo gushyiraho ubumwe bwa Afurika bahuza abakozi b'Imana muri Afurika. So headquarter rero yababwiye ko ziri muri Nigeria, abari head office iri, ariko international board iriho igavaninga Pan-Africa, ihurira buri gihugu cyemeye kuba patana mu itorero. Rero ntabwo ari idini ijya kuwapataninga, ahubwo ni nk'igihugu amatorero ubishatse ntiyirirwa ari gisitaringa barimo, kuko nk'uko mubizi no muri Afurika igihugu cyacu gifite kiri muri Pan-African Movement. So guhura rero kwa abanyamadini nabo bakagira iyo missionary movement, ndibwira ko ni ishyaka ubona ryenda nko gusa, uretse ko wenda inzira zo gukora zifitanye isano, ariko bamwe bakorera n'ijuru. Twe cyane cyane bo twibandamo ni itorero. Kugira ngo rero kize mu Rwanda, nge umwe mu bakozi b'Imana hano muri Afurika, mu Rwanda naratendinze iyi conference mu kindi gihugu, mbona ibyiza birimo, mbona umurimo hakorewe, mbona natwe itorero ry'u Rwanda tutirengagije itorero ry'u Rwanda ni rito cyane ukurikije ibyo bihugu bindi, ari nacyo gituma wumva twashobora kuba abakoroni b'abandi bava kure, duhitamo kwigenga tukiri bato, tubiganira n'aba bandi bose, dukora amanama, dusanga nta cyatubuza gukorana n'aba bandi. Ibyo bafite, ubutunzi bafite, dusanze tubukeneye. Nguko rero uko cyaje mu Rwanda. Hanyuma uti kuki kiri muri Eglise Vivante, ubundi niryo torero nyobora nkoreramo. Kandi nkuko twababwiye, twirinze ibintu birenze ubushobozi bwacu, ahubwo turwana n'agaciro kacu. Kubikorera kuri Eglise Vivante, rimwe mu itorero ryemerwa mu gihugu hano, ritumira abandi bakozi b'Imana kandi baryiyumvamo, niho twahisemo
for example ngendo mu Vivant yakubwiye iryo ayobora umubazi rye kandi nitwe twicaye aha kuko duhuriye muri icyo kintu kandi nabwo atari ukuvugira u Rwanda gusa ahubwo twagure imbibi tubona Afurika yose ko ni bimwe turi isoko y'amahoro mu bihugu byacu byo muri Afurika ndetse no kwigira mu buryo bw'ubukungu ndetse sinzi ikindi wabajije kitaravugwa muri ibyo ni ikijyanye n'uburyo ikorana n'amadini n'amatorero hano mu Rwanda. Very open. Very open. Kuko icyo buri torero idini rikeneye ni Great Awakening itazongera kuzima nk'iyo twagize igahita. Ikindi cya kabiri ni ziriya trainings ureba. Icya gatatu ni uko kumenyana n'abandi bose batuzengurutse dufite umugambi umwe ibitekerezo bimwe kandi n'ishyaka rimwe abi bihugu bituzengurutse kuko twese iyo ugiye kureba usanga dufite common need. Dukeneye amahoro mu bihugu byacu tukwiye guhura tukabisengera. Dukeneye ubumenyi bujijutse mu bihugu byacu dukoreramo dukwiye gushyiraho centers za trainings n'ibindi wagiye ubona ngira ngo yabigusobanurire ga Pastor Gasana. No nabikenera birenzeho turaguha ujye uzireba nawe wibuke nushaka no kubwira abantu utari kwari ikintu gifite imigambi myiza. Nakwifuriza kuza gutwara kariya karistika kakwereka aims and focus zacu. Hari ikintu tutarasobanukirwa neza kuri icyo kijyanye n'uburyo ikorana n'amatorero n'amadini ya hano mu Rwanda nyirizina. Hari mu by'ukuri ni nako kuri guhari hari amatorero asa naho ari makuru hano mu Rwanda cyangwa se amadini asa naho ari makuru mu Rwanda. Ashobora kuba afite insengero nyinshi, ashobora kuba afite abayoboke benshi. Bihagaze gute ishusho nyirizina y'uburyo iyo PAMA ikorana n'ayo madini n'amatorero atandukanye mu Rwanda, cyangwa hari amadini amwe n'amwe mu Rwanda ya joininze PAMA hakaba hariho n'andi ataranamenya nuko na PAMA ibaho? Nagira ngo ubundi PAMA ntago ari si nk'umuryango waje gutangira mu Rwanda, ahubwo ni itorero n'umuntu wagize yerekwa ryo gukemura kimwe mu bibazo mu ngingo 10 zikomeye cyane zugarije Afurika kandi bafitemo ubushobozi bidasaba kuba ari nka NGO cyangwa ari ikindi kintu. Mu ngingo 10 muri point uko hariya dufite usanga zugarije Afurika mu buhe buryo, ari amadini manini ari amadini matoya. Nta dini nta torero na rimwe nta dini nta torero na rimwe ritemerewe kuza muri ibi bintu. Icyambere organizing conferences and seminars, workshops and crusades. Kimwe mu bibazo itorero ry'u Rwanda gifite ni ikibazo cy'ubumenyi. Usanga itorero rimwe ripfa n'irindi utuntu turi aho ngaho. Umwambara imyenda miremire tutwambara migufi kubw'ibyo bagapfa ibyo. So organizing conferences nta torero na rimwe muri iki gihugu cy'u Rwanda ridakeneye iyo capacity yo kubigisha. Cya kabiri, mobilizing men and women for youth strength for force ministry. No kuvuga ngo Afrika muzi imibare dufite. Nigeria ubwayo ifite miliyoni zijya muri 200. No ngo byanga bikunda twabafite 14 almost statistics bari mu kubikora ubu ngubu. Iyo bihuje byanga bikunda turabakeneye. Uko duhuza Afrika niko twakira ubumenyi bwa hariya, twakira ubumenyi bwa Kenya n'ubwahandi. Nta torero mu Rwanda including Catholics down kuryatangiye nimugoroba ridakeneye ko twahuza force ku buryo dushobora guhindura Afrika mu buryo bundi. Point number 3 yavuze kuri leadership development. We need to develop our leadership, our leaders most of the time. Leta ejo bundi RGB murabizi, journalist murabizi, leta yasabye ko abantu bose biga. Burya mu bintu byugarije isi bikomeye cyane ubujiji buri ku isonga. Umuntu kumubwira ngo urajya kwiga akavuza induru ukagira ngo niwe yigira. So tuzakora hazaba uburyo bwo ku developing leadership kuko tuyobora abantu. Ubundi ndi umupasiteri ariko uyoboye abantu. Aba bantu nyoboye mu buryo bwo kuyobora bakeneye ko bayobora barabyize. So bafite expertise. Dufite nk'abava mu Bwongereza, abava muri Canada, abava muri Nigeria, abava mu Rwanda hano iwacu bafite ubushobozi. Icyo twabasabye nuko bumva ko no mu Rwanda bishoboka. Atari bo baza none ushobora kudakoronizwa na Amerika cyangwa na Canada ugakoronizwa na Nigeria. So bagomba kumenya ko u Rwanda igihugu kigenda. So tumanutse hasi kugenda dukora nk'icyarenge gikomeye cyane. Ni gute umuntu yakora conference mu Rwanda adafite amafaranga? Ni gute yabikora? Icyo dukora ni uko-organizing kuvuga ngo bishop afite ahantu hanini n'uri afite hanini, dushobora guhura tukazana umuntu umwe munyarwanda akaza kwigisha abandi. Nk'ubu abanyamakuru bari aha ngaho ubwabo uzi neza ko
twagombye kumenya ngo izi si imbaraga Imana yahaye igihugu kugira ngo abantu bajijuke. Ibyo twihurije hamwe ni akamaro gakomeye. Ukabaza ngo se kuba umunyamuryango bisaba iki? Nta kintu na kimwe bisaba. Usaba kuba itorero ryumva ibi bintu bikeneye, kuko mu byo bazadressingaho bikomeye n'icyo bavuze prosperity tuzacyadressingaho, kugira ngo abayoboke bacu dufite mu Rwanda bamenye ngo kugira ngo umukristo mwiza mu rusengero mbe nk'usimbuka, mujya mwumva uburyo bavuga ku cyacumi, mujya mwumva uburyo ku maturo, mujya mwumva utuntu nk'utunguru. Umuntu ntago yagombye kubona Imana nk'inyamaswa, cyangwa ntago yagombye gutanga icyacumi ko bamukanze. Yagombye kwigishwa kugeza ku rwego abyumva. Atarabyumva ntakwiye kubikora. So we are trying to develop and train. So right kugera no hasi tuzacyeza cyadukeya, tumanuke mu bana batoya, tubigishe, tumenye ni gute u Rwanda rwazagira abana beza mu myaka 100 nyuma yuko twe dutaha. So ikindi nuko nta ushaka umunyamuryango is open, icyicaro kiri hariya, ariko icyanyuma yatavuze buri gihugu kiri independent. Icyo duhunga ni bwa bukorone twanze ushobora kongera bukaza. Nuvuga ngo u Rwanda muri kontisi y'abanyarwanda turabikora mu rwego rw'ikijambo ry'Imana rivuga, nta manipulation twifuza kwikoreshwa. Kandi umenye ngo iyo umuntu adafite icyo mariya abandi, ubundi itorero ryagombye kuba ikibazo muri community, ariko uyu munsi usanga ari ikibazo. Niyo mpamvu usanga kitifa ajya kurega itorero ngo rirasakuza. It has become a problem instead of being an answer. So wavuze tuvuye kuri conference zaba ku itariki 24. Actually live y'abashyitsi benshi ni 22, ariko guhera 23 izajya itangira saa 3 za mu gitondo irangire saa 9. Iyo ni leadership. Bishop na pastor na apostles na titre zindi zose. Tuvuga any leader ashobora kuba umuyobozi w'urubyiruko, ashobora kuba umuyobozi w'abana, uwo nguwo aratumiye kuza hariya rwose. Nta cost irimo, ni ukuza gusuka attendinga. Gusa icyo dusaba witwaza ikayi n'ikaramu, kuko ushobora gufata ibintu ukabyibagirwa, ariko iyo wanditse you refresh and write. So everybody is welcome kuri Eglise Vivante, Geni Church of Hope, Eglise Vivante n'indi. Turahura kugira ngo twubake, duhangane n'ibi bihanda mubona biri aha ngaha. Nimba u Rwanda dufite icyo bita African Union, European Union, African Union, United Nations, why churches coming together kugira ngo dukemure ibibazo biri mu isi? Hari n'igihe tuba dufite ubushobozi. Uburebye amatorero mu Rwanda afite ubushobozi bwinshi, aho ukibaza genda ndajya mu nguni yanjye, bishop akajya muye, n'undi akajya muye. N'ahandi muzasanga umuntu ngo abakristo banje, itorero ryanjye, kandi ubwami bwagutse kuruta icyo umuntu akora na hatuye. Thank you. Arakoze cyane. Akivuga ku shusho ngari y'igiterane, atugereje saa 9, adukomereza akatubwira nyuma ya saa 9 hazajya habaho. Yes, twavuze ko kuko iyo ushaka kugira ngo ugire ikintu kizimugeraho uba selective, ukavuga ngo iyi message ubundi igenewe bande. So kuva mu gitondo kujya saa 9 n'abayobozi, hanyuma mu bayobozi nabisobanuye sabo twita abayobozi, anybody who is serving people. Ariko nyuma ya saa 9 ari mugoroba hazaba icyo bita revival. Revival ni ibiterane by'ububyutse, abantu baze basenge, baturuke mu matorero yose atandukanye, cyane cyane Abatonyarugunga hariya hagati ya Free Zone na 15 Eglise Vivante n'ihiri. Ariko hari ikintu twibagiye kuvuga kuri aba bantu baturutse muri bihugu. Abenshi baturutse muri Nigeria, Ghana, Cameroon, Zambia, UK, South Africa, most of West African countries, baturutse Kenya, baturutse Uganda, baturutse Canada, baturutse US, baturutse Brazil. There are a lot of them. Ariko 24 countries so far have confirmed to be with us. So bazaba bahari. Ariko igitangaza kidasanzwe, izo points ko muzibona ko ari 9 zose, buri muntu wese afite capacity ye. Hari ufite capacity muri leadership, afite PhD in leadership, uwo muntu azigisha kujyanye n'ubuyobozi. Hari undi ushobora kuba afite PhD muri missions, uwazigisha kuri missions. Hari ufite unaribonye mu bijyanye n'ikintu wa sharing. Hari abasaza binaribonye nka muzeyi, hejuru kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwe yakoreraga Imana. So aho bazadusharinga ni gute ushobora kugira itorero ry'abantu 20,000 ariko ntuhinduka Imana yabo? How can that happen? So far that's what I would say. Thank you. Arakoze cyane. Sinzi nanone niba yanadufasha akatubwira muri abashyitsi bazaza bazabangana gute, hari umubare runaka w'abantu uyu munsi bane muteganya bazaza uretse batubona kugeza ubu. Batubwira, urabona ni nkuko twategura conference yose, murabizi hari abantu bategura bakapuraninga ko bazaza ku last minute bakagira, ariko sofa 50 bamaze kwemeza ko bazaza, ndetse na bookings aho bazara twamaze kuzikora. Iki cyisigaye n'abantu benshi bashaka guturuka Nigeria, I mean Zambia, sorry,
uburyo arrangements zikirimo kugira ngo turebe still covid restrictions ziracyahari, ariko leta yacu yadufashije ku buryo bwose bushoboka, ku buryo nk'abagiye gusaba visa somewhere they told them it's a live visa which they are ready kwitegura, ariko so far turateganya hagati ibihugu ni 24 byamaze kwemeza bizagira baba bihagarariye hano, kandi ibihugu 24 bihagarariwe mu Rwanda. Ni ukuvuga twebwe nk'u Rwanda amahirwe abahari tuba dufite ambassador w'icyo gihugu, ku buryo niba ari umwana w'u Rwanda ugiye kwigira hariya, it's very simple to link up to that person, tukaba tuzi ko agiye mu maboko meza. Networking is power ku banyabwenge, networking is power ku banyabwenge, ariko networking is a problem ku batagira ubwenge. So icyo kizaba ari kimwe. Icya kabiri, iyo abantu bahuje muhuza imbaraga. Icya gatatu, iyo abantu bahuze bariga. Ufashe mikoro nkaho ugiye kugira icyumbazo. Nari ngiye kubaza, akenshi iyo tubonye ama conference nk'aya ngaya, uretse hara guhera mu gitondo kugeza saa 9, guhera saa 9 kuzamura, numvishe ko hazaba hari icyo twakwita igitaramo cyangwa se nk'ubwo buryo. Nta baririmbyi bazaba barimo. Ikindi wenda kugira ngo mite ntanga mikoro, aba bantu bazaza muri iyi conference baba leaders b'ibyiciro bitandukanye nk'uko babivuze, bazaza kwa attending, hariho invitation zateguwe cyangwa ni umuntu wese ushobora kuba yiyumvamo mu itorero ryari ryose n'idini ryari ryose afite icyiciro ahagarariye nawe yemerewe kuza nubwo yaba atarahawe ubutumire? Ni ukuvuga icya mbere ni uko icy'abahanzi ruhogara bakubwira kuko niho bishinzwe, ni departement ye, kandi tutwemera ko position is power, ni umuntu afite icyo ashinzwe gisubize. Hanyuma ikijyanye n'abaza twatanze ubutumire bitewe n'ahantu tuzakorera, of course ni hato, hari ibyo dusabwa kugira ngo dushobore kuattendinga abantu, ariko hari uje atunguranye bya of course twamwakire ko turi so bit limited by invitations bitewe n'ahantu tuzahurira kugira ngo tutagira ikibazo cya covid cyatubangamira. Urakoze cyane, ari umusangiza w'amagambo, ariko ubwo birangiye ngiye no gutanga ubusobanuro kuko ndi muri team iri muri izi gahunda. Ku kijyanye n'abahanzi, harimo abahanzi bamwe twagiye tuvugana tuzagenda dukorana bazadufasha, hari n'abandi tukiri kuvugana nabo bagomba kuza. Mwamaze kutwemerera ko tuzabana harimo Papi Clever na Dorcas, harimo Lecho, harimo Eme Uwimana, harimo Christian, harimo ndetse na Tracy na René Patrick. Abo rero nibo tuzabana. Harimo n'abandi niyo musone tukiri kugenda tuganira, harimo bahise bagira n'ingendo twari kubana zitunguranye, ariko nabo bifuza kuba muri iki kintu kuko ni ikintu kigari kandi gifite intego kwagura ubwami bw'Imana. Urumva rero ni byiza ko babana bazavuye hariya bazaza kwiga umuco w'Abanyarwanda uko baramye Imana muri wa muco wabo, tukabasangiza ibyiza dufite, kandi abenshi barabikunda cyane ko harimo n'ibihugu bimwe nabonye bifite uburyo baramye Imana bisa nkaho bisa nk'iby'iwacu, barasirimba, hari ukuntu babyina ukabona bimeze kimwe, ariko kuramya Imana tuvuga si ukunezeza umubiri ahubwo ni umutima cyane cyane. Murakoze rero, sinzi niba namushubije neza nkuko bikwiriye. Ndacyari muri dairema kandi twatangiranye, sinumva neza pama icyo ari cyo n'impamvu iriho, kuko impamvu mvuga gutyo, umwanya umwe muratubwira ko amatorero yose yemerewe kuba irimo, ndetse numvise namwe ufite itorero turukamo n'undi afite iryo aturukamo, ariko nkibaza kuki bitaje bireba ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda ngo ko numvise ari ikintu kiri global kiza gishobora gufata igihugu cyose, ngo noneho bidecentralize biturutse hejuru bikaba byahera hasi, ahubwo noneho numva byatangiye gufata denomination imwe. Ikindi nibaza kuri icyo kintu, ese ishobora kuba yakorana n'amahuriro y'amatorero n'amadini mu Rwanda? Tugira za CPR, tugira za Alliance n'izindi zitandukanye, birashoboka ko pama yakorana nayo? Ubwo nicyo nibazaga. Rero harimo ibintu byinshi nendaga kubaza. Ubu nabonye hariya mu ntego mufite harimo kohereza abamisiyoneri. Ese pama hari abo yamaze kohereza? Icyo ni ikindi nibaza. Cyangwa hari abo muteganya kohereza vuba? Ubwo muraza kutubwira. Ikindi muri kino giterane cyangwa se no conference, ndi kumva muzibanda cyane ku bantu bakijijwe
muzahura ryari na community, muzasohoka ryari ngo mujye guhura na community, muri kuvuga ama conference hamwe n'aba pastors n'abayobozi b'abandi n'ababishop n'abapostles n'abaririmbyi, ariko ibyo nibyo abantu bakijijwe bari mu rusengero. Muzakora outreach ko ni sinzano nigeze gusoma, yes, collective missions outreaches, muzahura nabo ryari? Igiterane cyaba kimaze igihe kingana gutya kidahuye n'abantu hanze ngo mudiringe na souls ziri hanze aho ngaho ziri guperishinga, byaba bitanzuye musaruro. Ikindi nibaza, hari ikintu nabonye hari cya business connections and links among members. Uyu munsi hari business connections zaba zaravutse ziturutse muri PAMA, muze kuzitubwiraho. Uyu munsi nashobora kwinjira muri PAMA nkavuga ni nzajya muri Nigeria, nzahahira ahangaha, nzakorera ahangaha, kuko somehow ari connection yavutse iturutse muri ibyo ngibyo. Kansubize hanyuma Jore nawe ari busubize. Ubundi uzi ko mu Rwanda dufite cyangwa Afrika dufite ikintu cyitwa Pan-African movement. Ndizera ko mubizi. So Pan-African movement, the main objectives zayo na goals za Pan-African ni ugufata umugabane wa Afrika bakawuhuza, bakawereka ubushobozi ufite, ugakorera hamwe, ugakemura ibibazo byabo nka Afrika. So PAMA is almost the same. Gusa operation zacu ziratandukana. Iyacu ni Pan-African Missionaries Association. No kuvuga ngo ko leta iri mu guhuza ibihugu, ko Rwanda iri mu kuzenguruka ibihugu byacu, ko Nigeria na Zagana bikorana na leta, ibyo neza. Ariko se mu isi y'Imana, muri domaine y'Imana bimeze biti? Nibwo nicyo Pan-African Movement Association ingipamije, Pan-African Missionaries Association ije kugira ngo nayo ihuze ngo ariko bakozi b'Imana, sekta y'ubumana, nimuze namwe duhuri. Noneho niyo ntego nyamukuru, kuko leta iraseringa mu byikora. Mu byukuri leta by'umwihariko leta y'u Rwanda selling in everything, ariko ugasanga church yasigaye inyuma. Ni naho bimanuka bikagera ahandi leta ijya gusaba amatorero gupavuminga, to do pavements, gutunganya ku rusengero rwabo. Ubundi ntabwo leta yagombye kujya kubwira itorero ngo ubaka toilette itunganya. Ibyo ni inshingano z'itorero. Iyo baje burya baba bakubwira ngo ariko wagombye ko warakoze ibi none ntabwo uri mu kubikora, urumva gusigara kwacu. Ntabwo leta yagombye kubwira abapasiteri ngo nimujye kwiga, twagombye kwiga itaraza, kuko mu bireberera bose bariho. Noneho Pan-African PAMA nayo ije guhagurutsa Afrika, ibabwira ngo murashoboye, mwahaguruka, mwagenda, hari icyo mwamara. Bakavuga ngo kanaka Theogene tegura igitare mu Rwanda, nta bagito tuturutse hanze, gurisha ibyo ufite niba ubishaka, wahamagawe ugira icyo ukora. Gasana afata amafaranga miliyoni 1 shyira muri PAMA, icyubahiro kibi cy'Imana. Iyo move yacu nahiziye icya business. Already Chamber of Commerce, umuyobozi wa business muri Zambia, twamaje kumuhuza n'abacuruzi bahangaha, kuko mu bantu bazaza hari abacuruzi bazaza, kandi isoko rya Afrika ni rigari. U Rwanda ni igihugu gitoya, murabizi, ni landlocked country, ku buryo mu by'ukuri kwinvestinga hanze, guhura nabo ni ikintu kidasanzwe. So twamaze guhuza abacuruzi ba hano n'abacuruzi ba hari, ariko biracyari ku rwego rwo hasi. Ntabwo turabizi ko iyo utangira byose ntabwo utangirira hariya, wabuze icyo gutangira hejuru no kumanuka. Forums zose twazinyuzemo, twaranazitumiye, ariko ikintu cyose gitangira burya iyo ari cyiza gihera ku bantu 2 3 bakacyumva bakakijyamo, noneho bagakora neza. Icyo kohereza abamisiyoneri, ntabwo turohereza abamisiyoneri, ariko intego iravuga ngo mbese kanaka ubafite abamisiyoneri bavuye muri Nigeria already bariwe ku church, bavuye muri Zambia, sorry, ku buryo ubumenyi bw'uriya iyo buhuye n'ubumenyi bwawe mukora ikintu cyiza. Ikintu cyisha Afrika Theogene urakizi se, no kumva ko twebwe turi gitangaza, tuzi byinshi, tudafite abo dukeneye, ariko akanyoni katagurutse bavuga ko katamenya aho bweze. Ndetse nk'umwana utagenda ahora ashima ko nyina ari guteka kurusha abandi, impamvu nuko atarajya hanze ngo agire ibindi testing ayumve. So briefly, Pan-African movement, PAMA, intego yacu no kugira ngo tubwire the church raising. As simple as that, ariko my sister can add on that. Murakoze cyane. Ari n'ikindi kibazo cyabajije ati se ni itorero rimwe gusa vivante nirimo cyangwa n'andi matorero yose n'ayandi madini? Mu by'ukuri urebye kino giterane kirimo cyategurwa n'abapasiteri baturutse mu matorero cyangwa navuga n'amadini atandukanye, sigaye ngira ngo yitwa imiryango.
Yes. So tura abantu benshi bagera muri 100 bose n'abapasteri, abaposo, ababishopu baturutse mu matorero atandukanye. Bivuze iki rero? Icyo n'ubundi niyo ya ntego ya PAMA. Ni ukudushyira hamwe tukumva ko turi umwe, tugahana ibitekerezo, tukazamurana. Aho kugira ngo duhere muri bya n'inguri dini, ngwibi twebwe gahunda ya PAMA niyo ngiyo, no kugira ngo dushyire hamwe, dutyazanye, nugira icyo ndusha uzamure, nanjye nigira icyo nkurusha nyikubwire, tuzamuke kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kugaragara mu gihugu cyacu n'ahandi hose muri Afurika. No kuvuga ngo hari ikintu cyo bigeze kuvuga, ariko hari igihe twasuzuguwe nkaho ntacyo tumaze, nkaho nta kintu dufite muri twebwe, kandi ukuri dufite ubutunzi bwinshi. Rero PAMA ni abakozi b'Imana bari kumwe bafatanije. Iyo turi kumwe hariya dutanga ibitekerezo, tugatanga amafaranga, buri kintu cyose twarafatanije. Nta kuvuga ngo ni vivante nuko ari ikiraro. Nibo ba mbere bamenyanye nabo, noneho nabo batuzanira ayo makuru meza, natwe turayakira kandi turayakoresha. Rero no kuvuga ngo ntabwo ari idini runaka cyangwa itorero runaka gusa, turi kumwe, turi benshi. Ubu twe twaje duhagarariye timu nini cyane irimo itegura iki gikorwa. Rero hari ikindi cyo nagira ngo nongereho nanone kuri connections z'ubucuruzi. Ni ukuvuga ngo nk'uko Pastor Gasana yabisobanuye, hari abacuruzi batandukanye, harimo ndetse n'abagore n'abagabo. Ni ukuvuga rero ngo uko bazaza tukaganira, niho hazaturuka bya bibazo urimo wibaza, nibwo tuzamenya neza. Urumva na mbere byabayeho, ariko n'ubu ngubu nk'uko yabivuze, ntabwo ikintu kiba rimwe gusa. Nk'uko umwana ahaguruka kugenda akagwa, ntabwo bimubuza kongera guhaguruka. Ni ukuvuga rero ngo ubu baje kugira ngo twongere tugire izindi mbaraga zo dushyiramo kugira ngo ubucuruzi bwaguke. Abagore dusige turi abacuruzi. Ni ukuvuga ngo abagore bazaza ari abacuruzi, nzamubwira ibyo tubarusha hano mu Rwanda, nabo batubwira ibyo baturusha hariya aho bari, bitume noneho twagura ubwo bumenyi. Ejo n'ejo ubundi gusohoka kwanjye njya kurangura ibyo ncuruza cyangwa njya kugira ibyo nshaka, bizanyorohera kumenya aho nzabisanga he, nabibona gute. Ni ukuvuga rero ngo PAMA gahunda ifite ni nini kandi nziza cyane, izatuma abantu twese tugira ikintu cyo tuhakura. Rero nk'uko yabivuze, ntabwo wavuga ngo abantu bose ni muze muri icyo giterane. Pastor yabisobanuye, ariko icyiza kibirimo, abashumba bahari bagera muri 100 bazasubira inyuma basangize bwa bumenyi amatorero yabo. Ubwo ndavuga abayoboke. Bizoroha rero kugira ngo ka kamaro ka PAMA katugereho twese, atari uko twaje twese muri cya giterane. Ikindi na kibi byo turimo dukora, za kamera ziba zaje gufata amakuru, biroroha cyane. Umunyarwanda ejo nituzakora hazabamo live streaming, umunyarwanda hava akagera n'umunyafurika hava akagera, wumva indimi zo tuzaba dukoresha, azakira ubumenyi kandi buzamugira umumaro. Murakoze. Icyo sorezaho, muteganya ko iyi conference izasiga impact imeze gute mu Rwanda? Cyo ni kimwe. Hanyuma mwavuzemo business connections, munavuga nyine yuko hazaza abacuruzi n'abandi. Mwaba mufite uburyo mukorana n'inzego bwite za leta nk'abafatanyabikorwa banyu, ku buryo nabo bagira uruhare muri no conference like PSF? Usibye ko urwo atari urwego rwihariye cyangwa se ni forum y'abacuruzi, ariko Minicom irahari ishinzwe ibyo ngibyo, RDB irahari ishinzwe investment mu gihugu like that. Mwaba mufite uburyo mukorana? Uruvuze ngo izasigira iki u Rwanda? Burya hari ibintu bitari utameasuringa by facts. Urugero nshaka gutanga ni nk'imyumvire. Burya mindset change, kugira ngo guti aba bantu twahuye bashobora kuba bahindutse kuri iki kigero, ni ikintu kigora. Urabona mu Rwanda mu 2018 habaye ikibazo cy'uko insengero nyinshi zafunzwe zitari zujuje ibisabwa. Mu 2020 haza covid itaranarangira kugeza uyu munsi, isa nk'igenda izamuka hirya no hino. Ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana babaye so far batari na kamwe. Icyambere gikomeye cyane, uretse na Afurika muri rusange, n'abakozi b'Imana bo mu Rwanda bagiye kongera bahuri, bagire fellowship. Burya fellowship ituma habaho impartation. Icyo ni ikintu cy'ingenzi gikomeye kugeza ubu twamaze no kukibonamo. Icya kabiri, iyi conference igiye guhuza abantu batari baziranye. Ndaguha urugero, umukozi w'Imana Ruhogo
nge twahuriye mu gutegura amanama, afite potential ziteye ubwoba nge nari nkeneye, ariko nanjye hari ibyo mfite yari akeneye. Icyambere abapasiteri mu Rwanda ubwabo tugiye guhura, we challenge each other by how we think, how we do things. Usanga umuntu ashobora guhaguruka ajya kuvuga ubutumwa bwiza ukumva aratinyutse kuvuga ngo agatuka nk'itorero rimwe cyangwa akarivuga nabi. Iri torero rinaka rikora gutya, iri torero runaka rikora nabi, twe dukora neza. That is childish, that is immature. Immaturity y'umuntu ari muto, kuko twicyo turiho turashaka abantu bamenya Yesu. Abantu bamenya Yesu ntabwo we don't compete, we complement. Nuvuga ngo Zion Temple irakorera hariya, Catholic irakorera hariya, Anglican irakorera hariya, ariko bose bahuriye ku muntu. Pamareri zaduhuza ku buryo n'ufite iyo myumvire azava ari cyajyanye, ariko biragoye gusa ubwo ngo dore icyo twatwaye, ariko turizera nk'abarokore tuzi ko twagiye. Number 2, twebwe abacuruzi tuzahura nabo this time, twibanze ku bacuruzi bari mu nsengero tuyoboye. Ushobora kuba wicaye mu rusengero ufite impano y'ubucuruzi, ariko kubera uko warezwe ukumva ko umuntu ukiri wenda abanyamakuru muzi byinshi kurusha jewe mu bijyanye na you are so informed on what you do always. Usanga umuntu umwe yagiye mu bucuruzi bakavuga ati kanaka n'umucuruzi yaraguye, kanaka akora business kandi ari pasiteri, ugasanga harimo iyo myumvire. Hazabaho noneho abo bantu, ni gute umuntu ashobora kumucuruza ari umukristo kandi agakizwa kanakiranuka akagira akamaro itorero rye. Bityo bizatuma no kwigisha itorero ry'Imana uburyo rishobora guhagarara rigakora ibidasanzwe muri community, ku buryo ndabizeza muzabikurikirane wenda se umwaka umwe cy'ibiri cy'itatu, ariko 10 to 20 years down the road buri torero ry'u Rwanda aho rizaba ari igisubizo ku rwego leta izagitwandikira. Nge ndabyizera 100%. Meya w'akarere yandikire itorero runaka ati mwamfasha mukaza mugatangira itorero iwacu, kuko itorero rijyana n'amashuri, rijyana n'ibitaro, rijyana na n'izi hotels. So ku buryo aho itorero ryagiye becomes an answer to that community than becoming a problem. Why the church becomes a problem? Nuko yageze muri community n'ibyo bari bafite arabitwara. So briefly, that's what we expect to get out of that. Ariko ko ari gitangira uko imyaka igenda izamuka, urabizi ko nta mwana ukura ngo yuzure ingobyi umunsi umwe. Thank you so much my brother Theogene. Nonye ugatoya kuri ako byasigaye bizasiga iki? Hari ijambo rimwe ryoroshye gusa ibembwira babarije, ijambo rimwe ryoroshye kandi twizera kandi rizabaho ntungana aho arangirije. Muri iki gihugu cy'u Rwanda itorero rizasigarana dignity, agaciro, kuko twigira no kubadutanze, tureba agaciro bafite iwabo, rituruka mu mikorere myiza, mu mifatanirize, mu migenderanire no guhuza umugambi wo gukora inshingano twahamagariwe. Ibyo rero tuzasigarana agaciro k'ubumana duhuriyeho twese nk'Abanyafurika, kandi tuzagaharanira no kugakomeza. Thank you. No kurusha kubwira itorero icyo risabwa gukora ubusanzwe. Abanyamakuru murabizi ko actually muri ya misozi, the 7 mountains of influence influencing isi, media ni one of the key, a very very important tool the nation should use actually to change the nation. N'akamaro bakora ni kenshi mu guhindura, ariko Theogene umunyamakuru bitinzemo. Hari ahantu umunyamakuru arahageze ukabona abantu barirukanza. Iyo myumvire igisubizo kiraje ahubwo uragihunze. So turifuza ko itorero ry'Imana ryagombye kumenya ko ari igisubizo cy'igihugu, n'igihugu kikamenya ko itorero ari igisubizo itorero ari igisubizo cy'igihugu, n'igihugu ari igisubizo cy'itorero. Kandi abakristo bacu ku cyumweru baba ari abaturage ba leta ku wa gatandatu. Semasa ubutenye tubita abakristo, leta ikabita abaturage bayo. Thank you. Urakoze. Nawe nagira mbunganiraho, mu by'ukuri bavuze icyo bizadusigira mu buryo bwa mwuka, ariko no mu buryo bufatika hari icyo bizasiga. Abo bashyitsi duteganya kubona bazagira amacumbi bararamo, bazagira amafunguro bafata, bazagira imodoka bagendamo, bazagira ibintu byinshi cyane bazakoresha mu minsi 4-5 hafi 6 bazaba bari hano. Ni ukuvuga ngo burya jye mbona akantu gato keza, hari imbaraga ziba zongeretse ku byiza byo mwari mufite. Ni ukuvuga ngo ihoteli izabakira izaba yinjije, aho bazajya gutembera hirya no hino, icyo bazahafata igihugu cyacu kizaba kinjije. Numva rero uretse no ku itorero no ku gihugu ni umugisha kugira ngo tubone bano bashyitsi. Akantu aba bantu bazaza bose tuzazirikana ku buryo
ibihugu 24 tuzabageza ku rwibutso rwa Gisozi, tuzabajyana hariya mu ntego, tuzabereka ahantu hose hafite amateka mu gihugu cyacu. Nibasubira iwabo bazamenya u Rwanda rwiza kuruta amateka bari bafitanye. Thank you. Kandi n'ikindi nk'uko nabisobanuraga, nta nubwo ari byo bakoresheje hano gusa, kubera ko ibihugu byose abo tuvugana bose wumva bakunze kino gihugu, bacyumvaga gusa ntibarakibona. Byanga bikunda rero ntabwo umuntu yasubirayo imbokoboko. Ashobora kugura umutako, ubwo butunzi ababusize hano, ashobora kugira ikindi kintu cyafata. No kuvuga rero ngo uretse no mu buryo bw'umwuka n'ubwa mubiri, no kuri hari ikintu tuzaba twungutse, ahubwo no gukomeza tugakora ibiterane kuko ni inyungu nanone ku gihugu cyacu. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nari mfite ikibazo nashaka kubaza. Nitwa Nitanga Damascene, aba nkorera umuyoboro w'ivugabutumwa bitabahoka. Mwagumye kudusobanura cyane Pama, ariko nanjye hari ikibazo nashaka kubasa nabariza nk'urubyiruko. Turi kubona cyane urubyiruko rurimo ragenda rwishora mu biyobyabwenge. Hari icyo mwaba murutekerezaho byibuza kugira ngo natwe twifuza Afurika y'ejo hazaza nziza? Hari icyo bo muri kubatekerezaho? Iki ni ikibazo kimwe. Icya kabiri, mwagumye kutubwira Pama ivugabutumwa cyane. Hari ikindi kintu mu buzima busanzwe iyo yaba ikora kitari ivugabutumwa, ibindi bikorwa mwamukora bitari ivugabutumwa ni ibihe? Murakoze cyane. Reka mbe mvuze ku cy'abana cyangwa urubyiruko. Yego. Muri Pama buri mwaka buri gihugu gifite icyo bita generation changers. Urumva ni imyaka mike bigishwa atari iby'Imana gusa, n'iby'ubuzima busanzwe no kwihobohora mu byicana, ahubwo bahanga amazi bifite umumaro by'ubuzima burambye. Iyo generation changers rero iteka iba mu kwezi kwa 4, ariko mu Rwanda twe tuzahindura tuyishyire mu kwezi kundi aho dushaka. Iba muri buri gihugu. Ubu regino y'u Rwanda mu kwezi tuzavuga tuzategura urubyiruko rwose rw'u Rwanda. Wenda uko tuzabitegura n'inama ngari, icyo nzi nuko bizabageraho cyane cyane mwebwe abanyamakuru, kuko namwe muzabyereka isi. Ibyo tuzakora byiza hano mu Rwanda tuzabyereka isi, cyane cyane muri Afurika abantu babaswe n'ibyo. Ikindi bavuze reka Gasana gisubiza. Arakoze. Warubuze ku cy'urubyiruko, nanjye nagishaka kugira ngo nonganire muzehe. Ubundi nabivuze mbere ngo change cyangwa se impinduka ntago ari ikintu kiza mu gitondo ngo buke, ariko ikibangamiye cyane gikomeye cyane ibyombo biyobyabwenge n'ibyo kwitera mu isi yateye imbere, advancement bari kure, bo barangiritse biteye ubwoba. Amusore kubivuga gutyo, ariko twe mu Rwanda icyo twibandaho cyane no mu bayobozi bacu, kuko buri munyarwanda wese wo mu Rwanda afite idini abarizwamo. Udasenga ku wa gatanu asenga ku wa gatandatu, udasenga ku wa gatandatu asenga ku cyumweru. Nubwo bavuga ngo hari n'abapfumu n'abandi bajya muri ibyo, ariko niba bake buriya ashobora no kubanza mu rusengero yarangiza akajya ahandi hantu nyuma. Twebwe rero turakangura itoro ry'Imana ko rigiye kureba ikibazo cy'amafaranga, ribanze rirebe ikibazo cy'abana babo. Niba uri n'umuyobozi uyobora ahantu runaka, uribaza ngo umwana wawe musigiye ndi, kuko ikibangamiye na ruriya rumogi ubona abana bari mu nshuti y'Imana b'abasore, ntabwo ikibazo rero ari basore, ikibazo kiri twebwe ababyeyi. Njye n'umugabo ubatse mfite abana 9, abahungu 7 n'abakobwa 2. Umukobwa wanjye mukuru arangije kaminuza, ucura bwanjye afite imyaka 2. Ariko abana bawe ubasigira ndi? Igihugu ikibazo dufata abana bacu tukabasigira abakozi, kandi abakozi batarizwe. Nuko ngo umukozi yavuye, naringiye kuvuga ni yavuye Nyamasheke, undava Karangazi, undava za Byumba, aza gushakisha i Kigali. Niba usigiye umwana wawe nta ndangagaciro n'imwe azamukorera uretse kunywa amata bamusigiye, ukiruka nkumushakira amafaranga, ukubaka amazu 10 muri Kigali. Uyu mwana kuko atigeze arerwa akiri mutoya, azarangiza nk'urumogi na yamazu ayagurisha. Icyo dusaba rero ni iki? Nuko dusaba urubyiruko, ababyeyi ko bita ku bana bakiri bato, bakabitaho bakuze, bakabitaho banazamutse. Nk'ubu bana benshi twohereza hanze, ni byiza uburezi bwo hanze, Amerika barigisha neza, Canada barigisha neza, ariko wagombye kubanza kuvuga ngo uyu mwana ngiye kohereza
ndamushyira mu maboko yandi. Ese iyo wagiyemo freedom of speech imeze ite? Umwana afatwa ati? Ese bo uburere bumeze bute? Ibyo tukabitekereza kuruta kubaka etaje mu Kiyovu, kuko etaje yo mu Kiyovu umwana azayinwana waragiye igurisha. Icyo dusaba rero turakangura, kandi mu bashumba bose itorero ry'u Rwanda ryakira iki kibazo, my brother, igihugu ntabwo cyavunika. Ikibazo nuko tuzana ikintu cyamaze kuba ikibazo, cyangwa se tukagifata nkaho kitazasubiramo bitewe n'ubu rimwe na rimwe no kutari imyumvire y'abantu. That was I think ikibazo cya kabiri cyari ikibazo cya kabiri nabajije mwatubwiye ko pama twibanze cyane ku ivugabutumwa. Hari ibindi bikorwa mwamukora? Twebwe rero intego yacu nyamukuru ni ivugabutumwa. Kimwe mu byavanze itorero ni ukujya gukora ibyo leta ikora, ahubwo ntidukore ibyacu neza. Ubundi intego y'itorero ni iki? Icya mbere, itorero iryo ari ryo ryose ryaba rifite abantu 5 baba ari 100, ni uguhindura imibereho y'abakristo baryo mu bwenge, mu mwuka no mu mibereho. Roho nzima iba mu mubiri muzima. Umwana uri mu rusengero iwanjye, mu rusengero igeze kubwira abantu ni hano mu rusengero ntabwo twemera umuntu uzamo akamaramo imyaka 2 akimeze uko yinjiye. Ikibazo ntabwo kizaba kiri kuri uriya, kizaba kiri kuri twebwe, kuko mu rusengero burya niho hantu haba ubushobozi bwinshi, kandi abantu biteguye gutangira ubuntu kuko bakorera Imana. So ariko ugasanga dufite ubushobozi muri eglise tudakoresha. Umuntu yinjiye ari mu cyiciro cya mbere, ntabwo umwishyuye mituweli yego, ariko uzahora uyimwishyurira. Wagombye kumufasha icyatuma ahindura imyumvire ye, kugira ngo ejo bundi azashobore gufasha abana be. Kigali Christian Academy ikigo cyanjye, mfite abana mfasha babakene bahatuye, ariko naje kubaza ko nzabafasha bige. Burya umwana utariye nta nubwo yiga neza. Bisaba ko nyina nawe agira uruhare, naho yazana ikayi akagira ya ownership. Birangira wa mwana nibura ahindutse, community maze guhinduka. So we are challenging church leaders and friends to work on that. Turebe iby'ingenzi kuruta ibyo duhanze amaso. Ikibazo si amafaranga, ikibazo ni abantu, uko twubatse abantu bakubaka igihugu, kandi buri munyarwanda wese afite itorero abarizwaho. Arakoze. Sinzi niba hari ikindi kibazo tukacyakira tukagana ku musozo kugira ngo hakurikireho n'izindi gahunda. Murakoze. Bayintakayura Placide, nkorera TV1. Ni ibibazo bibiri nshaka kubaza. Icya mbere, hari abantu barenga 500 bazitabira iki giterane. Ni ubuhe buryo bwashyizweho bwo kwirinda icyorezo cya COVID muri abo bantu? Kuko turabona ko ahantu abantu bateraniye ari benshi hashobora kwandurira icyorezo cya COVID ku buryo bworoshye. Ni ubuhe buryo buteganyijwe kugira ngo abantu bashobora kuba bakwirinda icyorezo cya COVID? Icya kabiri, twarebye igihe igiterane kizabera, aho igiterane kizabera, ariko muvuga ko kwinjira ari uburyo bwa invitation. Kubera igitangazamakuru kukiri ahangaha, ko nitubwira abantu benshi, abantu bazakenera kuza. Kubera kino numwe hamagaye itangazamakuru, kandi byari byoroshye ko umuntu ufite invitation azaza, atari ngombwa kubwira abandi ko hari ikindi giterane. Ni nko kumunonfesha atazakizamo. Mwatubwiye ko ari uburyo bwa live streaming, ntabwo nabyirengagije. Umuturage udafite ayo mabandozi, cyangwa se ufite bando ariko ubona hari abantu bagikoresha 2G 3G, ku buryo mu gihe ari kureba ashobora kwirodinga cyangwa se n'amayinite akamushirana. Uwo muturage mumwe muramugenera iki ku buryo abantu bari mu cyaro? Hari umuntu uri mu cyaro nyine, tuzabivuga kuri radio, avuga ati ibi bintu ndifuza kubimenya, ndifuza kumenya uburyo iyo business y'ubuhinzi bwanjye yazamuka kandi nkorera Imana. So murateganyiriza iki abo bantu? Murakoze. Urakoze inshuti wa TV1. Kimwe mu kijyanye na amabwiriza, ahantu dufite n'ahantu hagari, ariko icyambere nuko tugomba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID. Kimwe muri ibyo nuko umuntu agomba kuba yarakingiwe byuzuye, ndetse akagira yaranishimangije. That's a policy. Nta muntu uzinjira adafite ibyo. Icyo cyo ni ihame. Number 2, dufite abakorerabushake mu matorero yacu. Iyo team iri well organized and set up, kuko aho turi nubwo hari eglise, ariko hari n'ishuri, hari vocation institute ifite ibyumba bitandukanye, ku buryo
buryo we have set all the needs that to make sure ko igiterane cyacu kiri well set. Ntabyo kuvuga ngo duhumirize Imana turinde, it's totally out of that. Number 2, uvuze ku kijyanye kuki twabahamagaye. Ubundi ntabwo twabahamagariye kugira ngo mugende mutubwirire abantu. Number 1, we need you to know what is happening in our country. Once umunyamakuru azikiri kuri tele, that's excellent. Actually Yerema ifite nka 80% par rapport y'abantu bazabyumva bazi kuri twebwe mainly. Then thirdly, ku cya kindi warubajije kijyanye n'abantu twakoze live streaming bitewe n'ikibazo cyaho turi, ariko bitewe n'ikibazo cy'akazi. Ushobora kumurikirana uri mu office, ushobora kumurikirana uri ku kazi kawe, you don't need to be there. Actually kimwe mu cyarenga cya Church of Rwanda nuko bumva ko 101 ku bana nimba ashaka kugura kamera, ndashaka kujya mujye muri Amerika nyikoreho nyirebe nyinyeganyeze nyihindure, ntabwo turagira uburyo ushobora kwituma kuri Amazon ikaza. Ntabwo nizeye bitewe na mwuka w'ubuhemu papa twashyizwemo wo kutagira umuntu wizera. So tuhoza kwa live streaming ku buryo iminsi yose nibwo tuzaho Canada izadukurikira, Afrika izadukurikira yose ababifite. U Rwanda udafite umwanya ushobora kudukurikirana hariya, bigatuma dushobora kavaringa abantu benshi par rapport ya sensa cyangwa 1000 cyangwa 2000. Ikindi kucyo loading, twebwe nta kintu kitwirukankana. We are not taken by udafite loading, udafite TV, udafite kuko Rwanda structure yabyo dufite Kigali city, we have the province, we have sectors, we have cells even down to kugera ku masimu. Twebwe uri hantu hari itorero, if we get the leader in the area tukamwakira akamenya how can this person understand, the pastor automatically will reach the community. Gende mudugudu w'intwari mu kagari ka Rubirizi dufite ingo 140, dufite amasiba 6, ndi one of the leaders aho ngaho, kandi ntafite position kugira ngo dusubize tubone igisubizo cyaho ngaho. So twebwe iyo ubonye umuyobozi buryi ubukemuye ikibazo, kuba twahuye namwe abanyamakuru dushaka twakwiryamira, icyubahiro kikaba cy'Imana. Thank you. Amen. Imana imuhe umugisha ndetse mwese baho umugisha. Tubashimira ko mwabanye natwe muri conference. Sinzi niba twagana ku musozo hari ikindi cyangwa se ibindi bashaka kugira ngo batuganirizeho. Jewe ni cyifuzo ndajya mu bisabiri abanyamakuru beza dukunda kandi twubaha. Nabivuze ko mu misozi ifite imbaraga uwa media urimo, ariko nkuko Pan-Africanism hari icyo bita developing building network programs, mwe mufite mugeraho tutagera, muhura nabo tudahura nabo. Nuko tubasaba ko mugize amahirwe any leader wa church muhura nawe, any leader muhura nawe ari wese, nuko mubadusabira gukura amaso hanze, amaso igisubizo tukakishakamo, bagahanga Imana amaso ariko bakanishakira igisubizo. Icyo ni mu kidukorera, muzamutegereje ahakwiye. Icya kabiri, njya numva n'abasakuza ngo umunyamakuru ngo yavuze ibi ngibi. Icyo umuntu akora cyose ni mujya mumufatisha, mujye mucyanika, kuko atagikoze ntabwo mwakivuga. Umuntu akoze ibintu bitari byo byangwa n'Imana, umunyamakuru aramufotoye kandi ateje intambara. Ikibazo si uwagufotoye, ikibazo ni wabikoze. Ku buryo iyo force rwose people should understand that if you are getting, don't tell, nimwemere kuba influenced by what they think. Just be yourself and do your professional ku buryo itoro ry'Imana, ariko munamamaze mu butumwa bwiza aho bibaye ngombwa. Imana ibahumugisha. Icyifuzo ngo ngira icyo sorezaho, nasozaga nsaba ngo abo bayobozi bose bo turimo dutumira bazadukurikira cyangwa n'uwo muzahura nawe nk'uko pastor bivuze, ni ukumwibutsa yuko agaciro nta wundi uzakaguha ari wowe ubwawe uzakiha. Iki giterane nagira ngo nsabe ngo buri umwe akigire iki, yumve ko atari icy'itorero vivante cyangwa se undi muntu, ahubwo akigire iki, kuko ibyo tuzigiramo bizagira umumaro cyane kuri we ndetse no kubo ayoboye, kuko twabonye ko n'abayobozi bazaba bahuriye muri icyo giterane. Tujya tubona inama zibaho mu bihugu zigahuza abayobozi b'ibihugu, zigahuza abo bantu bakomeye nyine barebera abandi, bagira ibyo batekereza abandi kandi bikabafasha. Natwe rero ni muri ubwo buryo abayobozi niyo mpamvu tubakeneye bazakitabire, kuko uko abayobozi b'ibihugu batyazanya natwe niko tuzatyazanya, ko dufite abantu b'ubwenge b'ingeri zose.
rero umukozi w'Imana ukurikiye cyangwa se uzanabyumva uzabiha agaciro, wubahirize kuhaba, wubahirize isaha, nibwo cya kindi cyo tuvuga cyo guhinduka kizashoboka, naho ubundi tuzahora hahandi ho twari turi kandi bikwiriye. Imana ibahe umugisha. Ndavuga ngo mufatanye natwe muri Great Awakening. Muri Great Awakening muyigire yanyu, tuyigire yacu, ibi igihugu cyacu, kandi tuba dutanze ubutumwa ku isi. Imana ibahe umugisha. Reka soze nshimira bene data abanyamakuru twabanye ndetse n'abatuganirije kuri iki giterane. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Reka sabe rero Bishop asoze aturagiza Imana ndetse asengera n'abazakurikirana ikiganiro kugira ngo abazaboneka bazaze, bibutsa ko yavuze ko mu gitondo ni amahugurwa y'abakozi b'Imana, nimugoroba igiterane. Ntabwo muhejwe, muhawe ikaze. Mana nziza, Mwami wacu Yesu Kristo, mucunguzi w'ubugingo bwacu, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza waduteguriye kugira ngo duhure n'aba bakozi bawe, kugira duhasangire ibyiza uduteguriye muri uyu muryango wa Pan African Mission Association. Ingamba twazisangiye, intego twazisangiye, nabo bagiye kubyamamaza. Ndasaba ngo inkuru izagera kuba zatega amatwi cyangwa bazabyumva izakore ku mutima wa buri wese. Iki giterane dufitiye amatsiko ifite ubutumwa bwiza, bukiza, bubohora, bukangura, bwubaka, bwigisha, ndetse burimo no kwigisha kurera abana no kubitaho. Mana, buzumvikane mu matwi y'Abanyarwanda, matwi y'ibihugu bituzengurutse bya Afurika ndetse no mu mahanga. Aba baruse baraha bateraniye aha, ari abagize iki kiganiro, ari abanyamakuru bakibajije, ari abafotoye, abo bose ikiganza cyawe kibabeho. Mana, ndabibasengeye. Icyubahiro ni icyawe, mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu dusenze, amen. Amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane.